kuri iki cyumweru tariki 16 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 Perezida Paul Kagame akaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uyu munsi yaganiye n'abaturage batuye mu mujyi wa Kigali. Ibi yabeherukaga mu mwaka wa 2022 ubwo yaganiraga n'abaturage batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse no mu majyepfo y'u Rwanda. Reka dukurikire byinshi yavugiwe muri iyi nama ubwo yaganiraga n'abaturage, wumve impamvu tudakwiye guterwa ubwoba n'ibihugu bikomeje kudufatira imyanzuro. Iyi niyo Shida Movie Rwanda, ngo haye ikaze. Kwibuka kwa kane ababigizemo uruhare batari abanyarwanda kandi bagize uruhare runini ndetse ruruta rw'abanyarwanda muri ayo mateka yatumye ibintu bimera gutyo. Niba abo ngabo n'uyu munsi bakidukurikirana batubuza amahwemo ndetse banakuziza ko uva hahandi udapfuye ntukire, ibyo bakabikuziza kubera ko wavuye muri wa mwanya bagushyizemo uko udapfa ntukire, ibyo ukagomba kubyishyura. Bisaba bagashaka kukwereka ko bagomba kugusubiza aho ngaho. Perezida Paul Kagame kandi iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagera iy'u Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na hehandi, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu baba babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese turahangana nabo. Uburyo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira, aba batunanira. Hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro. Ubwo ariko ndabivuga mbateguza, ariko nteguza namwe abanyarwanda ngo iyi myaka yose tumaze kuri uru rugamba rwo kubaka igihugu cyacu, rwo turashaka kuba abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba ababiligi. uwo bitarajyamo
abanyarwanda bitarajyamo ko bakwiriye kuba abanyarwanda, tudakwiriye kuba aba bandi badukoroneje rwose tukabiyuhagira bakatuva ku ariko kandi niyo nzira turimo yo kuba twebwe, ntabwo twaba abandi, ntabwo dukwiye kuba abandi, dukwiye kuba twe, tukabana n'abantu, tugahana amahoro, tugakora ibyo tugomba gukora biduteza imbere, akaba ariyo dushyira imbere yacu. Rwose niko mbyumva, sinzi niba hari undi ubyumva ukundi. ubwo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yari kuganira n'abaturage batuje igihugu cy'u Rwanda. Ibyo nibyo bihe by'ingenzi yagiye yageza ku banyarwanda bikomeye ko igihugu kidakwiye kugira ubwoba n'ibyo bihano bigenda bifatirwa u Rwanda, ko ahubwo dukwiye kwishakamo imbaraga n'ibisubizo. Abaturage nabo ntibamutengushye kuko nabo bamwemereye yuko bamuri inyuma. Iyi video wayikunze kandi subscribe kugira tujye tubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Wifuza kudutera inkunga, twandikira muri comment kugira ngo tugire ibyo duhinduramo. Ndagushimiye cyane. God bless.